Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Tugiye kureba impamvu gukiranuka kuba umukiranutsi ugakurikiza inzira z'Imana bikomeye bitoroshye. Ntabwo byoroshye kuko iyo biza koroha buri wese ababikurikiza. Hari ababikurikiza bakageraho bakagwa bakongera bakagaruka, ariko harimo n'ababigumamo. Nawe rero uyu munsi ndakwifuriza gumamo ukomeze umukiranutsi ntugwe. Impamvu rero zituma kuba umukiranutsi no kumenya ukuri kw'Imana, ukamenya icyo Imana dushakaho, impamvu ikomeye. Reka turebe rero. Icya mbere nuko uri mu bantu batoranijwe n'Imana. Kuba umuntu watoranijwe n'Imana ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana warakugendereye ukwereka umucyo n'ukuri, urabimenya. Umaze kubimenya ugomba kubikurikiza. Ubona ko ubuzima warubayemo n'ubwo ugiyemo bihabanye. Kugira rero ukurikiza ubwo buzima bushyashya bwo umukiranutsi ntabwo byoroshye, ugomba guhozaho. Nakoze video zivuga kuba mu bakiranutsi icyo bivuze, ushaka hasi aho urazibona, ariko umenye ko Imana iba yakwitiye ikavuga iti wewe uri umuntu wanjye, nzagukoresha uzankorera. Niyo mpamvu rero kugira ngo uhinduke ureke ubuzima bw'isi wagendagamo ufate umurongo w'Imana, ntabwo ari byoroshye, ntabwo ari byoroha. Uwanambara buri munsi ukihangana, ariko ufite kwa kwizera ko Imana yagutoranyije kugira ngo uzayibere umugaragu. Icya kabiri rero, ubona ibyo abandi batabona. Igikomeza kuba umukiranutsi kugira ngo ubyumve neza nuko ubona ibintu abandi batabona. Ibyo babona ko ari byiza ubona ko ari bibi, ibyo ubona ko ari byiza babona ko ari bibi. Kabone nubwo bashobora kugira amakenga bakavuga ati biriya bintu uriya muntu avuga cyangwa uriya muntu abona bishobora kuba ari ukuri. Niyo mpamvu rero iyo ibyo bintu ubona ko ari ukuri ariko ntibabyumve, nabyo bishobora gutesha umuntu ukavuga ati ko ari benshi bakaba bahuriye kuri kiriya kuki ngiye mbona ibi ngibi. No, ariko wibuka ko Imana niyo yonyine iba yarabikwirekeye igufasha ukuboko wicika intege, kuko ni igihe. Bifata igihe nk'uko tugiye kubibona. Urabizi neza ko bifata igihe kugira ngo bisohoze. Imana yakweretse bifata igihe, ntabwo ari ibintu nk'uko umuntu atekereza. Utekereza uyu munsi ejo bigasoza bikaba. No, bifata igihe. Bishobora gufata ibyumweru, amezi, yewe n'imyaka. Komeza wihangane utegereze ibyo Imana yakweretse, ukumva ko byavuye ku Uwiteka atari we bivuyeho. Niyo byafata imyaka ingahe, Bibiliya tubwira ngo bifata n'imyaka ibihumbi, ariko bigasoza. Ijambo ry'Imana rirasoza iteka ryose uko yari kubwiko yarikorise. Byafata igihe runaka birasoza. Ihangane rero komeze, ahubwo urwane kuguma mu nzira z'Uwiteka yaguhamagariye. Ugumemo kuko Imana yaguhamagaye. Uzi ko hamagaye n'Imana. Ihangane ntugwe, ntushobora kugwa. Ihangane ukomeze mu ijambo, ugumemo. Ibigeragezo byose wahura nabyo gumamo. Ikindi rero gituma gukiranuka bikomeye nuko ubuze ukuri, ariko kandi none icyarimwe uko kuri guhisha abantu. Uzi ukuri ugaragaza impamvu, ariko kuki uko kuri mubona abandi ntibakubone ngo bakanguke baze mu nzira z'Imana. Kuki uko kuri mubona abandi bakubona, ugahora wifuza abandi ko ukuri nabo bakubona, byibuze ngo baze mu bumwe mu kuri. Ariko Imana muri abo benshi yatoranyijemo bake, ari wewe yatoranyijemo muri abo bantu nk'abatoranyijwe. Niyo mpamvu kwa kuri Imana kugira ubuneka kukwereka ba bandi banangiye imitima ntibakubone, noneho ugahora wewe wibaza ukavuga uti ndabibona neza ko ukuri, ariko se kuki abantu ibihumbi n'amamiliyoni batabona ko ukuri nabo? Kwa kundi rero wambaye ikirezi ntamenye ku kera, uba muri uko kuri. Niyo waba uri umwe mwana muri babiri batatu muhanganye n'amamiliyoni y'ubuyobe, komeza uhagarare ku kuri. Kuko ni igihe gusa kuzasoza, abantu bose bazamenya ko ukuri. Icyanyuma rero uhora wibaza ukuntu bizamera wa munsi ubwo abandi bose bari mu kinyoma bazakanguka, bakanguwe n'ukuri bamaze kubona ko ukuri. Hari umunsi uzagera ko Satani ashobora kubeshya igihe gito, igihe runaka, igihe gifite iherezo, ariko ntabwo ashobora kubeshya ubuziraherezo. Satani akubeshya igihe gifite iherezo,
ntabwo satani ashobora kubeshya igihe kitagira iherezo. Reka mbigusubiremo. Satani ashobora kukubeshya igihe gifite iherezo. Satani ntashobora kukubeshya igihe kitafite iherezo. Niyo mpamvu rero hari umunsi umwe kwa kuri kuzajya gutyo kukaza hanze, none abo bose bakakubona n'abari mu binyuma bose bagahita batangira kurira baririra. Yeremiya 16:19 ni koko twarazwe ibinyoma. Bazahita bakanguka rero. Niyo mpamvu ukomeza kuguma mu ijambo kugira ngo wa munsi bazakanguka, wa munsi bazabona ko ibyo babwirwa byose ari ibinyoma, wa munsi ariwo itara ryawe, rwa rumuri rwawe ari buzabera urumuri kugira ngo ubereke inzira igana ku Mana, kuko Imana yaguhisemo kugira ngo igutegure mbere y'ibihe, mbere y'ibyo bihe byose igihe bazakangukira bazajya gusanga muri rwa rumuri rw'Imana yahisemo kugira ngo ruzabe urumuri rw'abantu bayo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.